hari ikintu udakwiye gutinya mu buzima bwawe ngo kikubuze gutekereza ibyo ugomba gukora. Abantu benshi bagiye bareka gukora ibyo bakagombye gukora, banga no kubitekerezaho no kubitindaho ngo bashyiremo imbaraga mu byo bakora. Ugasanga umuntu ari hari atinya ngo batazandoga, batazangwa nabi, ati ninkora ibi ngibi barandoga. Mu buzima bwawe ntuzigere na rimwe utinya icyitwa umurozi waremwe n'Imana, Imana ikamuremera n'ibyo byose akoresha ngagutwara ubuzima. No kuvuga ngo habaye hari umuntu n'umwe ufite ububasha ku buzima bwawe bwo kuba yabutwara, koko uko babipanga imitego bagutega utabizi, nibikugeraho ibyo ngibyo ari kamwe mu gato cyane kacitse kakakugeraho. Ibyo rero utekereje ngo sinkora ibi batazangwa nabe, batazandoga, inshuti yanjye uzahora umubatindi. Ubwo ndabwira ba bantu bamwe mu biturage yanga gukora ikintu ngo yewe ngo batazangwa nabe, ngo batazanyirogera, yewe akaguma mu bwoba atanakunda kwigaragaza ngo batamwica. Inshuti yanjye kora cyane, umuntu apfa ku munsi we, kandi wo gupfa banarapfa. Nta muntu n'uyu n'umwe wagukura ku isi igihe cyawe cyo kuva kuri iyi si kitaragera. Abantu benshi bakunda gutera abantu ubwoba bababwira ngo uzi uwondi we na kukura ku isi, yagukura ku isi. Nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kugukura ku isi. Ntakagira ikintu mu bintu bigomba kugukereza mu gukora mu inshingano zawe, mu bintu bigomba kugukereza kugira ngo utagera ku cyo ugomba kugeraho. Ntihazabemo umuntu ugukangisha ko yakwica cyangwa se yarangiriza ubuzima bwawe ahandi hantu, kuko igihe cyose wowe udafite amafuti wakoze, igihe cyose wakoze amakosa uzabitinya ibyo bintu. Ariko mu gihe umuntu akurenganya agukangisha kimwe muri ibyo, please inshuti yanjye, amaraso ava niyuva, umubiri wubabara nk'uko wawubabara, yabikora uyu munsi ejo nawe bakabimwitura. Ukuri kuryana ku buzima bwabo, ibyo ngibyo bituma bamwe muri bo, kubera ko bababwije ukuri cyangwa se no kurenganya abantu benshi, abo bigize abarozi ngo bazabica, ngo kubera ko wamuvuzeho ngo ubuzima bwazabugira ukuntu. Umuntu yakwiyoboye akagukangisha ibindi bikangisho byinshi, azakugenza uko nuko. Inshuti yanjye, niba uzi ku mutima wawe nta kibi wamukoreye, nta nikosa wakoze, please ntukabure gupanga imipango yawe cyangwa ukore imishinga yawe ikugeza ku iterambere. Ngo nuko utinya uwo muntu, kuko uwo nguwe mu badakwiriye gutinywa ni abanyamafuti ngabo. Ariko ako kantu mu bantu ngabo b'ibinyamafuti nk'ibyo abenshi ntibagira ibyo bahombya iby'abandi, bafite uburyo kibigwizaho iby'abandi. Bene uwo rero ujye unamugendera kureho witonze, ariko kandi utamutinya. Uwo nguwo ujye wigengesera ko ashobora kuguhombya byinshi, ariko kandi utamutinya, kuko umutinya ni wazigera ugera ku ntego y'icyo ugomba kugeraho. Ni nayo mpamvu ku isi turi mu isi yo guhangana, mu isi y'intambara. Isi turiho ni isi yuzuye ibibazo, kandi iyi si nubwo tuvuga ngo yuzuye ibibazo, abayituye nibo banyabibazo, ariko yo ubwayo nta kindi kibazo ifite utaretse abayituye. Niba ari umwanzi w'isi wa mbere ni umuntu uyituye, kuko niwe uyangiriza, niwe uyitemaho ibiti, niwe uyikurura uyubakaho amahetaje, niwe ukuraho bya bintu byose biyihereza ubwiza akayihereza uko bishaka. Ni ukuvuga ngo umwanzi wa mbere w'isi ni umuntu uyituye, ariko umwanzi wa mbere w'umuntu ni mugenzi we, si inyamaswa, kuko inyamaswa ntiyaza kukwitambika mu kazi kawe ukora ka buri munsi. Hari abantu benshi amatara yabo yarimo yaka, abandi baraza batwikirizaho intonga, ako kanya bahita bapfukaho kugira ngo buji yabizime. Ariko itara ry'umunyamugisha rihora ryaka ubuzima bwose. Niyo mpamvu mu buzima bwawe bwose uzige kubaho neza, uzige kubana n'abandi amahoro, wige no gukorera abandi, kandi noneho mu iterambere ryawe uzajya uzirikana yuko mu binyuma yawe nabo bagukeneye. Mu buzima bwawe uzabeho hari umuntu nibura uri umunyamumaro. Hari abandi bantu ushobora kubura bakarira. Mu buzima bwawe uzaharanire yuko igihe ahantu uri uzahabura abantu bose bakababara. Bene uwo muntu ubura ahantu hose abantu bakababara, no kuvuga ngo aba ari umunyakuri. Ariko kandi mujye mwibuka ko bavuze ngo kuri kose siko kuvugwa. Inshuti yanjye, iyo ni principe y'abandi bantu, si principe yanjye, ariko abayishizeho bafite impamvu. Reka tubanze dukomeze gato. Impeta y'umuringa y'icyubahiro wambitswe kubwo kubabarizwa rubanda ngo bagire ku byo bagomba kugeraho n'icyuya. Impeta y'umuringa wambitswe kubwo gushengura imitima ya rubanda no kubamenagura no kubamenesha ubambura utwabo icika vuba. Ubutwari bw'intwari yiswe ikirwari
buhoraho iteka ryose, ariko ubutwari bw'ikigwari cyiswe intwari burangirana nacyo mu kanya nk'ako guhumbya. Ibi bintu sinzi niba muri kubyumva neza, ndakabasubiriramo. Ubutwari bw'ikigwari cyiswe intwari burangirana nacyo mu kanya nk'ako guhumbya, ariko ubutwari bw'intwari yiswe ikigwari buhoraho iteka ryose kandi buririmbwa iteka ryose. Kizakwereka ko uri mu nzira nziza nuko uzagira abantu benshi bakurwanya kandi baguhora ukuri. Igihe cyose uri mu nzira y'ukuri ariko ukabona abakurwanya ni benshi kandi ugaragaza ukuri, uzamenye yuko ufitiye umumaro rubanda. Igihe cyose uzabona ukora ibintu bibi byo kugira ngo wigwizeho inyungu zawe n'utw'abandi ukoresheje imbaraga zawe n'icyubahiro ufite muri ako kanya, uzamenye ko iteka ryose wowe nubwo uzaba utari ku isi, abazagukomokaho uwo muvumo uzaba wumaho iteka ryose. Reka tubanze twitangira umurongo wa telefone, niturangiza tugaruke dukomeza ibindi bintu bitwubakira ibitekerezo n'umutima. Ndakwibutsa ko ikiganiro cyo ni kubera iki ngira kukugezaho ndi Titus Innocent. Intego y'ikiganiro no gushyura ibyashiko amaso badashaka kureba kure kandi barora ubuzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Ikiganiro cyo ni kubera iki, ari naho tugenda twibaza tukanatekereza tukibaza ngo mbese ibi byo kubera iki tubyibaza. Ese kubera iki abantu babaho bababaza abandi ariko bo bagera igihe cyo kubabazwa bakarira cyane bagakuba amaguru kandi bo batari bageza ku rwego bababajeho abandi? Ese koko kubera iki abantu babaho badateganya iterambere ry'abandi? Kubera ko ufitiye umumaro rubanda ubatekerereza ibibateza imbere, arwanwa n'abantu benshi. Ese koko kubera iki? Ibyo ntibibazo tugenda twibaza. Ni nayo mpamvu ikiganiro twakise kubera iki. Kubera iki n'ubundi ni ijambo rikoreshwa mu kwibaza. Utekereza ku kintu ukibaza, ushobora kubibonera igisubizo cyangwa se ntubibonera igisubizo biterwa n'impamvu, ariko kandi nabyo twibaza ngo mbese kubera iki. Reka dutanga umurongo wa telefone niturangiza twumva ibitekerezo bya bamwe n'abandi bagenda batubwira uko bumva ikiganiro. Abantu benshi mwakomeje guhamagara nkareka kubitaba, nta yindi mpamvu nuko tutari twaragera mu mwanya wa nyawo wo kubitaba. Tuba tugomba kubanza twumva ibitekerezo, twabanza twumva ibyagambiriwe, tugatanga ibitekerezo tugendeye ku byatangajwe no ku byo turi kugenda twumva. Namwe mukaza mutanga ubuhamya muri sosiyete mubarizwamo. Ese mubonamo iki cyangwa n'ibiki bijya mbere? Nimero ya telefone ni kuri 0799733034 0799733034. Reka rero dutangire rwose tugenda tubitaba, noneho tubanze tumenye ngo ese bimeze bite. Abambere bahageze turabitaba. Yes, hello. Nini ngimana ijuru ikayonza rwose turamushimiye cyane. Abantu mwese mujye muhamagara kuriya radio zanyu ziri kure ya telefone zanyu, cyangwa se niba ugiye no kuyikoresha ukagabanya volume ya telefone ukabona ugahamagara kuri radio, kuko iyo bitameze uko nguko murumva ko duhita dusakuza amatwi yacu aramenagurika. Ni nayo mpamvu rero umurongo wa telefone ndagenda nkomeza kubitaba, noneho niturangiza tujye tugenda twibaza bya bitekerezo byacu, twibaze ngo mbese koko kubera iki. Ese bishoboka bite yuko umuntu ashobora kubaho ariko mu mutima we atifuza ko hari undi muntu babana mu mahoro? Ese koko namwe murabibona? Hari umuntu uriho atakwishima cyangwa se ngo atuze cyangwa ngo abone yumva atekanye igihe cyose ataragira uwo ahemukira? Hari umuntu uteye uko nguko, bamwe bakajya bagira ngo yaranasaze kandi ni muzima bitewe n'ibyo wabo n'umutima nama we, cyangwa se n'ibyaha byinshi yakoze bigenda bimugaruka kubemera amahana, niko babivuga. Rero mu gihe tukiri ku murongo wa telefone kakaba tubanze twumve twamamaza gato. Zizo Lopachina na Blues Melody na Sashomura baje bakubwira ngo iyo byanze, hari ubwo mu buzima hari urwego ugeramo ukumva byanze, ariko burya iyo ugeze ahantu wumva yuko ibintu bitangiye kwanga, buriya nibwo biba bigiye gutangira. Igihe cyose ukicyumva ko hari ibintu ushoboye cyane, burya ntabwo buravumbura ibindi, kuko ubugumana bya bintu uzi gusa. Umuntu amenya igisha mu buzima bwe ari uko yageze ahantu yabonye ibidasanzwe, bikaba byiza ko abimenya akiyobrija kubimenya, kubera yuko ntandi mahitamo afite. Ni nako mu buzima hari ibibazo duhura nabyo
bikadufasha kumenya ubwenge bwo gukemura ibindi. Hari ibibazo biza ari ingenzi mu buzima, ariko kandi hakaba hari n'ibindi bibazo biza rwose ari bibi ku buzima bwacu. Buriya utari wahohoterwa mu buzima, iyo bamubwiye ko hari uwahohotewe aba yumva uwo muntu abeshya. Iyo umuntu yumvise ko hari uwarenganijwe kandi we ntawe uramurenganya, avuga yuko nabo babigizemo uruhare. Ariko iyo yarenganijwe akabona abarengana, abiha agaciro cyane, akanabikurura, akabyumva, kubera ko nawe azi ababimukoreye. Buriya umuntu wakubiswe inkoni nyinshi akamenya uburyo ziryana, yakwirinda cyane kwikubita bagenzi be kuko azi uburyo ijyana. Umuntu wariwe n'inzara, iyo umuntu amugezeho amutakira amubwira ko inzara iri kumurya, yumva uburemere bwinshi cyane bw'iyo nzara kubera yuko nawe yamuriye. Ariko inzara itigeze irya, kumubwira ngo rubanda rurashonje bizamugora cyane kugira ngo abyumve, kuko azaba yumva yuko bari ibigwari ntacyo bakoze. Ni nayo mpamvu rero hari ibibazo biza bikaduhindura kuba abagabo, cyangwa se bikadutera gukora cyane ngo tugere aho tugomba kugera. Utari waribwa n'inzara cyane ntabwo baratekereza gushaka ibyo kurya mu buryo bwiza cyangwa ububi nkabibone. Mu buzima bwawe niba utari wahomba ntuzashaka kunguka. Uwatinye gushora ntiyigeze yunguka, ariko washatse inyungu yarashoye kandi yemera igihombo. Ko mu buzima inyungu n'igihombo birajyana. Ni nayo mpamvu niba uri ko waremeye kuba kuri iyi si, nuko wemeye no guhanganiraho n'ibibazo bihari. Ariko kandi niba iyi si kubihira, uzabaho ngo wiyahura. Biragoye cyane yuko igihe cyose waba wifuza kugera ku kintu utakirwaniriye wakigeraho. Niba ushaka kuba uwo ushaka kuba we, niba ushaka kugera aho ushaka kugera, nuko uzabiharanira kandi ukabirwanirira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta na rimwe wagera ku iterambere igihe cyose utabonye abageze ku iterambere. Nta na rimwe uzaharanira gukora ikintu utashatse mu buzima bwawe. Bisobanuye ko uko umuntu yifuza ni nako agira imbaraga yo gukora. Utagira umugambi mu buzima bwe, nta terambere, nta n'icyo gukora afite mu buzima bwe. Ni nayo mpamvu bishatse gusobanura ko niya ntego mu buzima tugomba kugira y'ibyo dushaka kugeraho ngo bidutere gukora cyane. Kuko niba ari ntacyo ushaka kugeraho, nta n'icyo uzashaka gukora. Iyo utari wasonza ntabwo uramenya ko ukeneye kurya. N'ibirya ako kanya nta gaciro biba bigifite imbere yawe. Iyo utari warwara ngo urembe cyane bakujyane mu bitaro baguca ibifaranga byinshi, ntabwo uratekereza ku kamaro ka mituweli cyangwa se asiranse. Ariko iyo warwaye ukareba amafaranga bagucaginga, nibwo umenya ko ibyo byose bifite agaciro. Ni nako mu buzima bwawe, iyo washoye bizinesi yawe ntubona bakwitambika, ntabwo umenya kwirinda. Uzagira amahirwe bakwitambike bitaragera kure cyane, baguhombye duke, kuko hari igihe wazagira ibyago waba utarahura ntukwitambika kuri duke, akazakwitambika kuri byinshi cyane, noneho bigahombera rimwe utazashobora kubigarura. Niba ufite amahirwe yo gukurikirana iki kiganiro, ntawe urakwitambika mu buzima bwawe, tangira witegura igihe baramutse bakwitambitse byagenda bite. Kwakira impinduka nziza mu buzima biratworohera, nta nubwo tubisaba, ariko kwakira impinduka mbi mu buzima turabyitoza. Iyo ugize ibyago bikakugwirira, wowe utarabyitoza na rimwe, ubuzima bwawe buhora mu marira. Ndetse bamwe na bamwe bakananirwa kwiyakira, bakigambiriraho kwiyahura kubw'uburwari. Ariko ni kutareba kure mbere mu buzima bwawe, uzabeho ugira ukuntu wizigama. Ntukabeho na rimwe niba ufite business cyangwa ufite ikintu ukora udafite icyo kuzigama, ngo nibura uteganyirize igihombo cy'ejo hazaza, ngo ubone uburyo ugira ute uzagikuzamo bwa bwizigame wagize. Amahoro ufite uyu munsi yakoreshe uzigamira ejo umutekano mubi ushobora kuzakubaho mu buzima bwawe. Koresha imbaraga zawe ufite uyu munsi, kuko uko iminsi igenda niko ugenda utakaza ubushobozi bw'umubiri bwo gukora. Niyo mpamvu rero umunsi ufite n'uyu munsi, uw'ejo si uwawe. Profita gukora ibyo ugomba gukora byose uyu munsi utawuteze ejo, kuko igihe cyose wanga gukora ibyo wakagombye gukora uyu munsi kandi ufite uwo mwanya ukabiteganyiriza ejo ngo nta kintu uzakora, umunsi w'ejo si uwawe. Koresha uyu munsi urare umaze ibyo ugomba gushobora kumara, kuko ejo ntago uzi niba koko uzawugeraho. Ni nayo mpamvu ugomba gukora neza mu mwanya wose ufite ubushobozi bwo kuba wakoramo neza.
kuko uwo mwanya n'uwutesha agaciro bwo kuba ufite ubwo bushobozi ubwo kuba wakora neza, ariko uzifuza gukora neza utagifite n'ibigufasha gukora neza. Abantu twese dutekereje ko amahirwe dufite ari aya nonaha, twakwiga gukora neza ejo tukazabaho neza bihoraho. Ntukishimire gufata iby'agaciro byose wagezeho ngo bifate nk'aho wasoje urugendo rwawe. Nugera ku cyiza uzasigare wiga uburyo bwo kukirinda, uteganya n'ikindi cy'ejo kizakurikiraho. Nguko uko dukora ubuzima bwacu kandi bukagenda neza cyane. Rero turakomeza kubifuriza kugubwa neza, turakomeza kubabwira ngo umwe mwese mukomeze kugira na weekend nziza kandi rwose mukomeze kunezerwa, kandi turakomeza kuganira kungurana ibitekerezo ku bintu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane twiga kubana n'abandi neza mu mahoro kandi tuniteza imbere. Ntugafate umwanya wawe uvuga ibitagira umumaro kandi bifite umumaro bihari. Igihe kinini utakaza uvuga ku bandi ku mafuti yabo, nufata iminota 30 utekereza ku mafuti ya bagenzi bawe. Nibura uzacishemo umunota umwe wemerera umutima nama wawe, ubucishe mu mutima wawe ureba amafuti uko angana. Ako kanya numara gufata umunota umwe witekerezaho wowe ubwawe, uzafata icyemezo gihagije noneho cyo kubona umwanya wo gutekereza ku mafuti y'abandi. Icyo gihe rwose uzaba ufite ukuri n'ishingiro, kubera ko uzaba ugendeye ku bisubizo wowe wihaye ubwawe ku mutima wawe uriwe. Nurangiza uzahita ucira abandi imanza y'amafuti y'ibyo bakoze. Mu buzima abenshi bateye umugongo ibyo bakora bakita ku by'abandi. Nubona mugenzi wawe akoze amafuti, uzamukosora utekereza ku yo wakoze cyangwa se no kuyukora. Nushaka ko mugenzi wawe ahinduka ku kintu runaka, uzabanze wifatireho urugero rw'icyo wahindutseho kandi cyabangamiraga bagenzi bawe. Aho ngaho inama uzamuha rwose zagira umumaro mu buzima bwe. Nubona yuko umuntu ari mubi, uzabanze witekerezaho ubwiza bwawe muri rubanda. Icyo gihe nawe uzabaho neza mu buzima bw'abandi. Nushaka rero kugira ngo ugere ku cyo ugomba kugeraho, uzajya ukora mu buzima bwawe ibyo ugiye kugirira abandi, uzabanza ubyishire ku bwawe. Nubona ubwawe umutima nama wawe ubyishimira kandi ukabona uri mu murongo nyawo wanyakoreye, uzabikore ntacyo bizaba bitwaye. Aho ngaho uzaba wemeranya n'Imana n'abantu yuko ibyo ukoze koko bitagira ingaruka na hato. Kuko mu buzima bwawe niba ukora ikintu utirebyeho ubwawe, ukareba ibigufitiye inyungu gusa, nureba igihano ugiye guhereza mugenzi wawe, uzabanza ureba se ari wowe ugikoze bakakiguhana. Icyo gihano baba baguhanye cyaba gikwiriye igihano ukwiriye cyangwa ahubwo baba baguhohoteye. Nusanga nawe icyo gihano baramutse bakiguhaye waba uhohotewe, ntukagisabire bagenzi bawe kuko nawe ubwawe utacyakira. Nubona mu buzima bwawe ibyo wifuza ko abandi bagukorera wowe utashobora kubibakorera, ntukababazwe n'utagukoreye ibyo wifuzaga kandi nawe ubwawe udashoboye kubikorera bagenzi bawe. Icyo gihe rwose uzaba uri umuntu wujuje ubumuntu. Nanakwibutsa ko njye Tita Innocent, ikiganiro cyo ni kubera iki. Ndakwibutsa ko iki kiganiro ubwikurikirana kuri YouTube channel, aho wandika ijambo kubera iki ugasigamo Umwanya TV. Biri byuje inama nyinshi cyane, biri mu kuri kwishi abantu bamwe kubarya batifuza kumva mu matwi yabo. Ese ujya wibaza impamvu abantu badakeneye kumva ukuri, cyangwa se wowe wabaho ukuri ugafatwa nk'aho uri ikintu cy'ikigoryi na ndetse ukaba wanakuzira. Ibyo bintu jya ubitekerezaho. Ariko ku bantu benshi bakunda ukuri, reka mbabwire yuko ujya kuri YouTube channel ukandika kubera iki, ugasigamo Umwanya TV, ugakora subscribe, like, share, comment. Dukeneye kugira ngo ibi biganiro mubigeze kure cyane, kuko bishobora guhindura benshi ibitekerezo byabo bigatuma bakora neza cyane. Uri umushoramari, rwiyemezamirimo, ufite ibigo runaka, amashore, supermarket, sitasiyo za essence, ibigo runaka, ufite magaze runaka, ufite shop runaka, ariko ukeneye ko abantu baza kumenya ibyo bikorwa byawe byiza by'inashikirwa. Ufite inganda, hotel, bar, restaurant, ibyo byose birahari. Ama lodge, wifuza ko abantu baza kukuyoboka ari benshi cyane
kandi ugashaka kugira ngo ubone wa musaruro wuzuye, reka ngwibutse ko uduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ya WhatsApp 0786438439 0786438439. aho ngaho rwose uraza kutwandikira wifuza ko tumenyekanisha ibikorwa byawe by'uburyo bwose, twagufasha kukwamamariza ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane tukabakubita promotion nziza cyane y'igabanyirizwa ry'ibiciro mu kwamamaza wowe mu rwego rwawe rwose, tukagufasha kuguhereza umusaruro mwinshi kandi wagutse. Reka rero nkomeze nkubwire ngo mbese wowe ubu buzima urimo urabubona ute? Hagati aho ngaho mbere yuko dukomeza, reka tubanza twumva akaririmbo Kaki Vumbi na Kenny Isor kavuga ngo your side.